ndagira ngo ubanze wumvirijwe hanyuma numara kuryumva umaze kuritega amatwi neza hanyuma ndakubwira impamvu mbanje kukumvisha irijwi kurikirana bazandi mwebwe no company yanyu niyo izabitwara ubu n'inzugi n'ibindi bintu byose byo kumwariya abakristo barimuwe ku ngufu kubera ko nta jambo bafite nta nicyo bari ubihindureho ariko ibi bintu tuzabibamo kugeza ryari abakristo tuzahora turizwa n'abayobozi bakabaye baduhoza kuko abakristo barakiri navugishije bose urumva barizwa n'ikintu kimwe turapfuye ibintu byacu turakora ADPR itangiye kugurisha insengero gutya kandi si urwonye rwo mu rukiri nirwo ngezeho ariko maze kumva insengero nyinshi ziri kugurishwa muri ubu buryo tugahita twibaza ngo akaba ari amafaranga avuye mu bakristo iki na leta ikidukurikiranire kandi niba koko leta irengera abantu ishaka ko umutungo w'umuntu utavogerwa. Hanyuma nizere ko umaze kumva irijwi nizere ko umaze kuritega amatwi iri nijwi rya mugenzi wacu witwa Pamphile hanyuma yatugereye cyane kuri tere dukurikiranira cyane rwose ibirimo biraba ku rusengero rwa ADPR Rukiri uru rukaba ari urusengero rwa ADPR rumwe mu nsengero nyinshi zikomeje kugenda mu by'ukuri zishyirwa ku isoko zikagurishwa ariko zikagurishwa mu buryo abakristo baba batazi ntabwo ari ubwa mbere amakuru yaba akomeje kujya hanze yuko itoro rya ADPR rikomeje kugenda mu by'ukuri rishyira ku isoko insengero mu by'ukuri rikazigurisha ndumva hari amakuru y'urusengero rumwe rwitwaga ADPR Rugarama rwari ruherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Gacuriro uru rusengero narwo rwigeze rugurishwa ariko abakristo bumva gusa ngo rwaragurishijwe ariko ntibamenya uburyo urwo rusengero rwagurishijwemo byaje kurangira abakristo bamwe berekejwe nk'ahitwa kuri ADPR Gasave abandi berekezwa kuri ADPR Batsinda ariko mu by'ukuri abakristo ntabwo bigeze bamenya ngo ese amafaranga yagurishijwe muri urwo rusengero nk'abantu baba baravunitse bagatanga imisanzu bakarara ijoro bagakora utwo bakoreye twose bakajya bahereza ngo barimo bariyubakira itorero mu by'ukuri ngo babone ahantu ho kuzasengera heza hameze neza ariko bajya kumva bakumva ngo urusengero rwaragurishijwe wakibaza ngo ese ubuyobozi bw'itorero rya ADPR iyo bugiye kugurisha umutungo w'itorero nk'uko nguko bashingira kuki ninde bajya inama ko tuzi ko urwego rukuru mu itorero ntabwo ari ubuyobozi ahubwo urwego rukuru ni abakristo cyangwa se ni abanyamuryango rusange ndetse no muri za leta burya abaturage baba ari bo bari imbere hanyuma abayobozi bakaba ari abakozi bakorera babaturage icyo baba bashinzwe no gushyiraho amategeko abagenga abasha kugenga wa muturage ariko kandi akanagenga na wa mukozi ukorera wa muturage none wakibaza ngo mbega ubuyobozi bw'itorero rya ADPR bushingira kuki mu by'ukuri bugurisha umutungo w'itorero bushingira kuki ngira ngo murabyumvishe uyu munyamakuru wa ruri kuri tere hariya aho cyangwa se utubere kuri tere hariya yagize ati abakristo bazabariza he bazakurikirana bate ibijyanye n'imitungo yabo ko baba baragiye bitanga bagashyiraho imbaraga
ati haba harimo abantu bagiye batanga 100,000, miliyoni se 200, yewe n'igihumbi na 20 na 50, kandi bagatanga mu by'ukuri atari uko wenda bafite ibibasagutse, ahubwo ari uko bakunze kugira ngo nabo bajye basengera ahantu heza, bajye bakorera umurimo w'Imana nk'uko babyizera, ahantu hasa neza hameze neza. Ariko igihe cyagera wajya kumva ngo ubuyobozi bw'itorero bwagurishije, bwashyize hanze paruwasi imwe runaka cyangwa umudugudu umwe muri paruwasi runaka, barigurishije, ubundi bigenda bite? Ndagira ngo nsonge murya Pamphile, iki kibazo leta yacu y'u Rwanda ikwiriye kukikurikiranira, kandi duhamya neza tudashidikanya ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame ndetse n'inzego ze bakorana nk'uko tuba twarazitoreye, babasha kumenya, babasha gushyira umwete ndetse n'ijisho ryabo ku baturage b'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi bayoboye. Mpamya neza ko ibi bintu batazigera bakomeza kubirebera. Birumvikana ibyagiye bibanza hirya ahangaha, abakristo bagiye babiceceka, ariko muri iki gihe ndahamya neza ko ubwo abakristo batangiye kugenda bavuga, noneho bagaragaza urupfu bapfuye cyangwa se urupfu bicwa rwo guheruka bakora ibikorwa bakavunagurika. Hari ubwo mu kubaka izi nsengero abantu baba baragiye bitanga utwo bafite, igihe cyagera n'utwo bafite tugashira, hanyuma bo ubwabo bagasigara bitanze. Ikintu kibabaza kandi gitera agahinda iyo uganiriye na bamwe mu bakristo bo mu itorero rya ADEPR, iyo bakubwira ko bamwe muri bo bagiye batotezwa, bagatoterezwa mu byiciro bibarizwa muri izi nsengero, niba ari umuntu barizwa mu bagabo, niba ari umuntu barizwa mu cyiciro cya korari cyangwa se n'ibindi, ugasanga baratotezwa mu gihe yabuze wa musanzu, mu gihe yabuze amafaranga bamutegetse, agahagarikwa, agashyirwa inyuma y'itorero, akamera nk'aho abaye igicibwa, akaba adashobora kugira uburenganzira nk'ubw'abandi bakristo. Ugasanga amagambo rimwe na rimwe abayobozi bavuga barayo kubakora mu bwonko, mwanze gutanga imisanzu, kandi mu by'ukuri ntako umuntu aba ataragize. Ariko igihe kikagera noneho bya bindi byose, za mvune zose, ya madeni umukristo yemeye akajyamo kubwo kugira ngo nawe abone umusanzu, za nkingi z'umubiri zagiye zishwanyagurika, ari mu biraka, aca inshuro, ari mu biyedi, ari mu guhingiririza ngo arebe yuko hari icyo yabona nawe mu by'ukuri ngo abe yagenda. Nyabuneka agende rwose ajye gutanga ya misanzu, ugasanga mu by'ukuri ibyo byose babirenzeho ngo urusengero bararugurishije. Ibi bintu ntabwo byumvikana. Umuntu ashobora kubigiraho ikibazo, wenda twebwe tuba turimo dukora nk'itangazamakuru, ariko nanone kandi dufite naho tubarizwa, ndetse bamwe mu hantu tubarizwa naho ngaho muri za ADEPR cyangwa se muri ADEPR turahabarizwa, tuhafite ibikorwa. Ariko wakibaza ngo ese koko mugani bigenda bite? Ni iki gikurikizwa? Bayobozi b'igihugu, inzego zigenza ibyaha, ndetse RGB nk'urwego rushinzwe imiyoborere, Minaroke cyangwa se local government, Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, n'izindi nzego bireba, societe civile cyangwa se mbese izo nzego zose uko zigenda zikorana n'uko zigenda zikurikirana, twabasaba cyane, ndumva nashimangira mu rya mugenzi wanjye ndetse n'abandi, twashimangira cyane tugira tuti banyakubahwa abayobozi, leta yacu mubyeyi w'igihugu, mudukurikiranire cyangwa se mugerageze kudukurikiranira amakuru 5 kuri 5, mutumenyere ngo ibibazo byo muri ADEPR amaherezo bizarangira bite. Mbese
ubuyobozi bufite uburenganzira busesuye bwo kwifata bukagurisha imitungo y'abanyamuryango b'itorero rusange, mu by'ukuri abakristo batabizi, nta bujyanama bwabayeho, ntawe bagiye inama, gusa bakifata bo ubwabo bagafata ibyemezo nk'ibyo ngibyo. Banyakubahwa mudukurikiranire mutumenyere ibirimo birajya mbere. Birumvikana hano mba mvanze umwuga cyangwa se itangazamakuru nkarivanga n'ubuvugizi, ariko nanone kandi nanjye nababwiye yuko kame mufite aho mbarizwa, ndetse na mu hantu mbarizwa nababwiye ko naho muri iryo toro rya ADEPR mbarizwamo. Birumvikana rero mwebwe mudukurikirana, ibi ni ibibazo umuntu ashobora gukomeza kwibaza akavuga ngo ese aka kajagari aka kavuyo muri iri toro rya ADEPR kazacika gute, kazarangira gute, abakristo bazavugira he, ninde uzabavugira, ninde uruvugiro rwabo, ninde barubwira, hamwe n'ibindi byose bizakomeza kugenda bikurikiraho, tuzagenda tubamenyera, tuzagenda tubibabwira. Murakoze cyane, mwari kumwe na JP Ubugingo TV. We kandi subscribe ni butarakora subscribe n'akazogera gafite amatwi kugira ngo ujye ubona imenyekane.